mukenya mwakabawe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga amashimwe cyane twakire Babo. Ladies and gentlemen, ngiye kuvugana n'umuzungu uvuga ikinyarwanda. How are you? Ngiriwe neza. Umugisha mu cyongereza ariko gusuza mu kinyarwanda. None se ari umuhungu wawe washatse kunsuza ndamureba. Numva nambwo waretse kwigora. Ndamwihorera. Aza yivugisha icyongereza kitarimo. Oya yarakize. Ariko nabonye ikidage byanze. None se bimeze bite? Ndashima. Igoze cyane rwose. Nyirabakangaza ngo mutahe. Urabona ataratagoma gushima. Ndashima cyane. None se ikinyarwanda wakigiye? Hano ari umubyeyi wanjye nubwo atakunda kwiyerekana. Niwe muntu nshimira kubona na president wacu burya afite mu burahare bwinshi cyane yatwigishije ubwenge. So mama igihugu ugomba kuvuga ikinyarwanda burya. Amashimwe cyane ku mubyeyi wa Babo. Ladies and gentlemen, ngiye banyigishije igifaransa byaranze. Wowe ikinyarwanda wakimenye gute? Buka kera navugaga burya igifaransa ariko mvugishije igifaransa byaranze. Bazi ko aricyo navugaga. Nicyo wavugaga? Nicyo navugaga ariko ubu navuga. Wapi nakubwiye ko bidashoboka. Ako nuko nyine Imana iravuga. Ariko twavuganye ikidage burya nacyo tukivuge. Hano harimo abatipe b'amadage bya atari. Nacyo tukivuge nta kibazo. Ugiye kunyibutsa ikintu Bruce Melody yavuze mu buzima. Mba proud nzi ko avuze abadage nk'abadage. Simenya ko avuze nk'idage. Yavuze ngo iki? Nanjye avuga ngo yego ndiwe. Bose barasa navuga kuki musetse uri idage ndavuga bivuze iki uri wa fake. Numvishe mbabaye. Ntabwo ariko naga niwe ngende mu madage. None se merci mu kidage babivuga gute? Dankeschön. Darius? Dankeschön. Dankish. Dankeschön. Ndakijwe. Yenda kijijwe. Mani ikidage kiragora. Cyangwa niyo mpamvu abantu bagoranye bita amadage. Babo watangiye umuziki ryari no tukuzima. Ariko mbere yo kutangira umuziki ari ifoto yawe nabonye nimba muri abantu kuri screen bayishiremo. Wakinye football? Narawuretse. Ariko taraburya naho yajya. Ariko narabiretse. Wayikinnyeho? Ndanamuzi cyane burya. Wakinye imiziki burya ari ifoto nabonye ukiri mudushyiremo ifoto ye. Wakinye muri equipe, ikipe yo mu Budage wakinye mu ya under 18 I think. Nakinye muri ngiye kugura amakipe 3. Ntushyiremo gasogi. Nakinye muri TSV Strasbourg, Augsburg na Munich Bayern. Bayern Munich. Ubwo ni nka za mukuru na gasogi zo mu Budage. Ariko iyindi ya nyuma burya bose barayiza bareba umupira. Nakinye muri Bayern Munich akaba ariho narangirije umupira wanjye. Wakinyemo hariya? Cyane. Abafite niko sinzi nzaza kubereka amafoto mfite ibikombe 4. Natsinze imyaka 4 yose ni best player burya w'abakobwa. Ibikombe 4? Ndi best player w'abakobwa muri Bayern. Umuntu twicaranye rero ararenze. Nanjye hari ikipe y'akagari hari Kanombe. Tujya dukinira ahantu bita mu Busanza. Nanjye dufite ibikombe 4 bya plastique tujya tunyweramo. Tujyana amajerekani kuri tere twe tukabinyweramo gusa. Hagati waje kwinjira mu muziki gute? Okay, iki gihe nabamubwiye history yanjye kera nyiba mu Rwanda narajya mu Budage ikora mama wanjye n'umunyarwandakazi. Abantu babibaza hose uyu mwana avuga ikinyarwanda bimeze gute? Ndi umwana uvanze. Umeze nkanjye. Oya hafi. Urumva kuri hafi komera nkanjye gato. Niko ngena twaye amaraso kupakira. Urumva ngiye ikibazo n'inoza n'izuba tu. So papa wanjye n'umudage, mama wanjye n'umunyarwandakazi. Navukiye mu Rwanda. Abanasha kubyumva nawe papa ni umudage? Oya naga ari idage. Ava mu Budage. Ni umuntu uva mu gihugu cy'Ubudage. Urabona papa ni umudage, mama ni umunyarwandakazi. Cyane. Uyu ni wowe? Uyu ni njye. Ko mwambaraga nka Reyo? Ntabwo urumva ni ufana? Oya abafana babariye bamba barire ndi wa pere
aha nanjye mbi Kanombe kandi hari ikipe nyine ugomba gufana kugira ngo uturire ikigo cya gisirikare oya nanjye mfana ingabo. Hanyuma umuziki waje kuwinjiramo ukiva wawutangiye ukiba hano mu Rwanda? nakundaga kera imiziki kera ndi umwana muto ariko mbihisha ababyeyi cyane, numvaga nyine ko abashuti banjye twakiraga umupira kera, numvaga ari byo ababyeyi banjye bazi, ariko nkunda imiziki. Sinzi abantu ba kera bajyaga mu bintu by'amashuri ba The Ben na Meddy bakiri hano mu Rwanda, najyaga kubafana. Sinzi umuntu uzi witwa Rasta utwaraga amamoto wakoraga wagiraga amasound, so yanwaraga kureba aba bahanzi nkunda. Burya ndi umufana wa Meddy na The Ben, so yagendaga nkareba aba bahanzi nkumva ngomba kumera nkabo, kandi nkibagirwa ko ngira tara y'umupira ariko nkumva ko ngomba kumera nkabo. Wafanaga Meddy na The Ben, amashimwe cyane kuri Meddy na The Ben. Yego wowe wakwenspirinze cyane rwose. wagiye muri show zabo? nabonaga Meddy ukuntu abibyina nkavuye umuntu ararenze, narinzi nabonaga ameze nka Chris Brown. burya narinzi ko uri umwana none wagiye muri show za The Ben? burya niko mfite aka baby face ariko ntabwo ndi muto cyane, ariko naho ndi muto, mfite 20 ngiye kuza 24. Yamako imyaka iyo myaka iri mu madage. Aya tuyivunje amaha turebe. Nikabana urazana imyaka mu mayero. Washyize mu mayero ariko nanjye ni hafi aho ngaho. Harya uvuze ingahe? 24. Imyaka 24. Unacyafite 23. Yewe nakuzemo ariko ndacyari muto. Ntago kuze cyane ariko nanone ntago ari umwana weho. Ariko nanone ntago ariko urakuze, uzi ko urumva umurenge wo mu Rwanda ni 21. Ubu ushaka kubugeze ku karere wowe. Utangiye kwereka ko mama wanjye afite rezo gukora ubukwe. Oya acyari muto. Ngewe mfite kampani ikora ubukwe tukabugwa burangiye. Oya ntago hanyuma umuziki uza kwinjiramo gute sasa? Umuziki rero nagiye gukora indirimbo kugira ngo n'ababyeyi banjye cyane. Ndabyibuka numvishe indirimbo ya Meddy, ngira mama wanjye sasa ndashaka kujya muri studio. Icyo mu mera amashe ababyeyi banjye kuba banshigikira. Tubashimire cyane ababyeyi ba Babo. Nari nzi ko mama wanjye aza kumbwira ngo si ibyo bintu ugiyemo ni ibiki, mbona nwaye muri studio. Icyo gihe hamagaye Pius ngwari Nyamirambo, nibwo bwa mbere ari ngeze Nyamirambo numva ndanahakunze. Uwo mu Rwanda wari utuye he? Nabaye nakubaye mu Rwanda ariko nakuriye hanze. Wabaga he sasa? Kimihurura. Birumvikana. Ariko nanjye Nyamirambo magezeyo nje hano. Nyamirambo turahakunda ngatwe dukora imiziki. Urumva natangiye imiziki mfite imyaka 14, so urumva ko ari imyaka 10 ishize. Ubwo Nyamirambo muri imiziki amana imamahirwe murana Urban Boys icyo gihe yari kiri kumwe, niho nakoze Ishlibedi. Niho abantu Ishlibedi niho abanyarwanda bumvisha akajambo k'ikirage hitwa Ishlibedi. Tunyurizeho bayibuke iyo ndirimbo numva nanjye ariko harimo ibiboro by'idishyi. Bayiririmba ariko ndabizi ko neza ko bamwe bayibuka. Ndi mu rukundo turi mu isi y'ababiri. Iyo dishyi none ikaza gute? Iyo nayo ikora na Urban Boys icyo gihe. Harimo ibintu by'ibidishyi. Iyi ndirimbo ya kabiri biyihe sasa? Iyo ni ya mbere. Nyuma yaho nsubira mu mashuri kuri mama wanjye yari yaranyemeye gukora imiziki ariko niga. Nsubira hanze ndinga garuka ngira amahirwe ngora na The Ben. So kuri nge yari ibintu birenze kubona umuntu narebaga ndi umwana mukakorana indirimbo. Ni ikintu kiba gikomeye cyane ushimira Imana buriye. Inyuma yaho ngora na Bruce Melody. Kwahereye hejuru makoni kwashwa nta ndirimbo washatse gukorana nawe? Ariko yaba ari amahirwe y'Imana ntabwo bari nibyo kabisa. Yes, so nyuma yaho ndakura ngera kumva nagiye mu bindi bintu ariko ibiziki burya ni ibintu nkunda cyane. Yego ujye bishobora? Hari igihe nsetsa famille ariko iyo nageze imbere y'abantu bose ubwoba buraza. Nkabona navuga amagambo mabi nkavuga reka nicecekere. Buriya rero hari ibiboro tugira amaha byitwa gushya. Hari igihe umuntu ashya. Nzabazana ibintu birenze mbasetseho. Tuzicarana turebe unyandikiye. Ariko uje ukadusetsa mu Gitaliyani. Kandi batacyumva.
nibyo bisekeje batumva nibyo bisekeje nzazana mbasetse mu migani maybe imigani urayizi hari imigani isetsa yego niyo comedian reka Joriji uramuzi oya ni umutipe w'umudage amashyi cyane kuri Babo ladies and gentlemen ariko merci nyivuga neza niba ariko ariyo nzi yonyine Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera